niba ujya ufata umwanya ugatekereza ku buzima bwawe nshuti yanjye, ntukibagirwe ibintu ngiye kukubwira. Ngiye kubwira ibintu bitatu ugomba guhora wibuka mu buzima bwawe. Icyambere, always remember that nobody must go down for you to rise. My friend, nubyuka mu gitondo mu gihe uri gupanga ibyo uri buze gukora ku munsi, ntugakore ikosa ryo kwizera ko hari undi muntu ubuze kugufasha kugeza ibikorwa byawe birangiye. Simvuze ngo ntukagire umuntu ushyira muri gahunda zawe, ariko jya umenya ko hari n'uzaza agamije kugukereza. Niyo mpamvu ugomba kumenya neza niba watangiye igikorwa, banza urebe niba imbaraga zawe zishobora kugisoza, ubundi ubone gutangira wizeye neza ko nicyo watangiye uzagisoza, kuko akimuhana kaza imvura ihise. Ikintu cya kabiri utagomba kwibagirwa mu buzima bwawe, niba ufite inzozi zo kugera ku bintu byinshi, ugomba kubanza kwizera imirimo y'amaboko yawe. My friend, niwaha agaciro ikintu wakoze kikakuvuna, basi abantu bashobora kudakunda ibyo wakoze, ariko bazakunda umuhate n'umurava ugira iyo uri gukora ibyo bintu. Wari uzi ko kugera ku ntsinzi bidasaba kuba ufite impano irenze cyangwa se amahirwe? Kugira ngo ugere ku ntsinzi iteka bisaba kugira umuhate, kwigirira icyizere, kugira intego ndetse no kubanira neza na bagenzi bawe. Ariko kuki twumva ko tuzagera ku nzozi zacu tubanje guhungabanya iz'abandi? Dear friend, nubona mugenzi wawe atera imbere, mushyigikire, kuko ibikorwa byiza bituranga nibyo bituma abantu badukunda. Wari uzi ko niba utarakora subscribe kuri iyi channel, icyo kiganiro ari ubwa mbere ukibonye ndetse nabwo bwa nyuma ukibonye, inama nuko wakora subscribe ndetse na like, kugira ngo ibiganiro bizakomezaho gutaha bizajye bikugeraho mu bambere. Niba wagize ikibazo cyangwa igitekerezo cyangwa se icyo ubona twakongeramo, wakandika muri comment, kuko tujya dufata umwanya tukazisoma. Mbonereho no gushimira abantu bakoze subscribe kuri Genuwise advice of the day. May God bless you. Comment to see your reaction. Advice of the day, Genuwise here for you.